What do we have this? What's up, but this is what you want to use your life for? I'm gonna do many, you know, this is Bite mugabo wanyangiye kuma. Nyuma yuko ngize ibyango uri kumbwa ngo mbite. Habaye iki ko nufite amagaye. Yihorere wa mugabo we. Ingurube z'ikigezi kunda umupuri. Yanjye yancitse ijya kwa murokore kuri ya yindi yo igeragenda iribambaza. None we yitandaraje yubimumu. Ariko reka mubaze. Nihe natanga ikibazo cy'ingurube yanjye. Nibwo bwa mbere nakumva numva umugabo ugiye gutanga ikibazo kuri rero. Nubundi ndajya kuririmba uko ingurube yanjye ntiruzuza imyaka yari ikiri n'agasugisha ubanza bayifashe ku ngufu byihorere sha uzi ko narebye ku kabono kayo nsanga kabaye umutuku. Umuhungu wanjye ngiye yegera ingurube yawe nibwo ingurube yo kwabona ko ritigeze ikijyanwa mu rusengero ngikizwe kandi yitwa hunga umukiza yubimumu. Ziba wajama tumeze nk'ikigezi. Kandi hano wanyumye indego. Kandi ndaza kukurega kuririmba. You can be prosecuted for that. Urambana no muhambirwa w'umuhungu yirwa njya mu maguru nta n'amafaranga mo ariko sha nanjye ndazi mutekera umutwe mubeshye ko yanteye agomba kumpa amafaranga. Kanze mamagare sheri we. Ano? Sheri nshaka ko uza duhurire mu rugo. Aka kanya kandi uhita ubanguka sha sheri nari nkukumbuye pe. 70 years old man. Iyo banguka ntari ibindi mu rugo na uhita ujye uhagera usone. Sheri banguka urasanga nagutekeye. Sawa banguka. Sha sinaherukaga umupuri reka nze njye kumureba si unyamagare ngo musange iwabo urekane niyambwa yirwa inyita ngo ndise ubwo reka vuba ngereyo vuba mu minota 2 ndaba ngeze kandi nubwo ari kure ariko ndaba ngeze. Hanga bitwe ingurube yawe iri kumugasuka iri kunihanga kiri ko mu Burundi. Jesus is none se twazayicukuye akobo Akoyo hoya akanyogo hoya akuya hoya none se uri kuvuga gaye GCSE akobo kayo se sinakubwiye ko ingurube yanjye igeze akabono k'umutuku Yubimumu. nako bizazinyamo gukwiye kwa murokeri ya kinyo. Iki kigabo cyari kinjengereye kigabo gikora amasaha 3. Jesus is Lord. Kimbereye nabi reka nzanye kwanje kibwa. You think say they wise? You are a mumu man. Ite kibwa. Amakuru. None rero tugiye mu kwima twishindagaruka tuganira. ntaribi turaba tuvugana. Yes. Ngagenda uje gukora Nta kibazo. No GCSE, no A level. You will end up in McDonald's. You will end up in McDonald's. That's what I meant. I really meant what I'm saying. indazi zengereje abantu ubu ngubu umugore wanjye ntajya mfurira birirwa bizengurukamo binga hatawe. You think say they wise? abantu b'iki gihe nabo What's up, but this is what you want to use your life for? I'm gonna do many, you know, this is here. Kibwa. Ya dira nakubwira rero tugiye kuyikira. Jana ndani bitambara hepfo mwere. Bagiye kumutuburira rayon. Sanana mwere. Niba tugiye gukora. Ndetse urabibana ariko nabwo nabikubwira. Ngiye kumutuburira ngaragaze nko mwite aduye kashi. Ntabwo byoroshye. Uraza kubibana sha ntabwo urayajyaho.
uraho sheri uraho neza amakuru y'iminsi twari twaraburanye ntukimpamagara twaraburanye ariko reba sheri wanteye ibyo ntabwo byabuza ko nkugira ntabwo nakwemera kongera kwemera ko nsambona ubwo kanjye kunyaranda 70 years old man. Kibwa uzi ukuntu tugiye kugenda kubikora tugiye kugenda tureba hano twicara ubundi nurangiza uricara urabona ko wa mugabo yaje nahagera uraza kurira werekane ko uri umwana yego iyo nigenda ajya kubikora wowe ntugira ikibazo twagiye rero hajya sheri ngo uratwite utwitira yandi se nijye njyenyine wagusambanyije ampaye nka data ni njyewe waguteye yewe ubwo uri kubona iri hafi wenda kubyara se yewe ujya kwa muganga ampaye nka data byari impande se